umuryango wo kwa Innocente kuvuga yuko yarisamukiye zikoramo ibiki uyu mugore wagira ngo yigeze abo umuyede ahora mu kazi Asha none abantu rero byanganye mfite ibihanga ntago nabasha kurivuga gatete yawe Asha ngo witwa Asha cyakora umva urugo n'urw'umugisha nukuri tawo ariko uyu mwana yari afite indimi nk'iza bashinwa ngiye muri abageranyuza ahantu hari imirima niho nanyuze ari imirima hari ibirayi amateke ibijumba nagize ngo harimo ibyabo kwanza baracyari kwa kundi turagira ngo nyine dusubire wakiri kare umuntu afite nakandi kazi agiye gukora ariko ntabwo wabura ikintu ubwira Innocente n'umenye ibye cyoze ariko wagiye wambara igitenge ntacyo ugira nabifuza nuko ngira kimwe cyo kikwanditse umuntu nacyo cyaracitse nabonye ngenje nirebera uriya mwana nabonye ko bari no gupfa nacyo cyaracitse simba nakino mu mutobo cyana kirimo umuco ahubwo none kitaracitse ahubwo kukuremera ntago bigoye ego n'umugore mwiza umuntu yakuremera na byose mwana we nokuri tukwemera nk'umuntu nigare naje nta moto ngiye nigare ngo vaho tugeza ahaterera ahubwo reka njye mva kanjye ahubwo mbe ngenge ati uyu mwana bakavuga ati umwana no kwa kanaka erega nubwo abana bananirana akenshi na kenshi ababyeyi babagira mu ruhare nsigaye mbona ababyeyi umwanya bawuha amatelefone bawuha amasocial media bajya ku ma WhatsApp bajya ku ma YouTube ugasanga umwanya wagahaye umwana wawe uhaye ibindi kandi buri aba bana bashimishwa no kubona uri kumwe nabo akureba mu maso mugasangira mu ibyo kurya mwabibonye waba uri umukene waba uri umukire hagacira umwana wawe kuruta uko akazi ni keza ariko umwana azi imbere iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Oye sireka nongera ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya rwakazamura igisho njyangana gusoma mutono sase n'ubwo samatara cyaga gasambi uburi wicare kuri Manzi Innocente TV urebere byinshi byiza tuba twaguteguye umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyangusaba cyane kujusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye zisi mazi iminsi nkwinginga ngo saba cyane byunyarikira muri comment kugira ngo ndebe byakunyuze ndetse n'ibitakunyuze kandi nshimira n'umuntu wese uri kugenda umpereza inama zitandukanye ku biganiro cyangwa se ku bikorwa ndi kugenda mbagezaho Imana ikumpera umugisha ahuri umunsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe mwapata yivuga ngo Imana uhe umugisha tuvuga ngo Imana iguhe umugisha ongera ngo amena wakina amena yivuze amena uvuga ngo nuko ngo bibe gutyo uko tubisabye uri ijambo amena iryo jambo siryo mwibukije wakina iri mu majambo atajya ibintu byose uvuga udakize amena wahombye umuntu uri za Pakistan umuntu uri i Burayi umuntu uri muri Afrika oya no mwijuru amena barayubaha wakino nese mwana ngubu turi kujyaye kumbona imisozi yancanze ibibaya ngiye ndi kwibaza hari ikintu nibaza hano ni kunjyara ngiye nagiye narushye urabona twahageze ntago twakareka neza tugeze mu mateke n'abijumba anga bahita bumbogo ariko umva nyine umbogo ngo harera anuhera ikintu bisi birasi ngibise ngo yari ibirayi ibijumba amateke urumva nise mwana kankubwire wa umva nyine nkubwire wa kintu naragenze ariko ngiye none wingeje ahantu habi
ngere ni Bumbogo noneho abaturage bari nago akavuga za Masaka hirya ni harebe uyajya ndebe bingiri kendire no gatatu mzije ari subu nari ntari nazamuka ngo ngeri no ruguru abantu bo bashaka kwibaza ngo tugiye umva nyine nari nibyo ni kukubaza tugiye ubundi tugiye kwa Manzi na Innocente nk'abantu mwe hasigabe Bumbogo se inaha ngaha ni haba ngiye nako muri Bumbogo wambwiye ati urashaka ko tuzajyana nawe wabuze ahantu babasa rero nagukoreye surprise ariko nanjye impamvu nagukoreye surprise ntago narishuwa neza ko ahantu nkuzanye ariho hanyaho n'abantu mwe muheruka kubona musanga ku muhanda ari kumwe n'umwana yanga kunyereka iwe yego ariko singuciye mu ijambo wa mwana we ngo yaramuzanye ari mu rugo yari mu rugo ngene narabona yesu yabonye ikimurera ko yarabuze ibimurera wabyore wa muntu we kari bibazo njewe niyo mpamvu yamujyanye mu Bumbogo arabinka muzanye nahanga none se inanga urabona abantu badashobora kuba ega buri Innocente yawe n'ibibazo byinshi byatari n'ibibazo by'uburwahura n'ibibazo yo gutandukana n'umugore ahura n'ibibazo ariko Imana muri inyuma sigaye muri inyuma kubera ko umugabo we yagarutse mu rugo ibintu bimeze neza n'umwana we nabonye nta kibazo afite so rero cyaje mwabonye ko naje njaza musaba ko yanyereka iwe yanga kubikora niyo mpamvu nanicare ngiye nawe nabuze ndi kwibaza inzira nyura ndazamuka cyane amanuka we n'uburetse musaba ko yanyereka iwe aranga arambwira ati Innocente se Innocente ariko impamvu nabitekereje atinya kwerekana ibibazo afite atinya kwerekana kubera ibibazo afite so noneho ngewe ndabareka baragenda abantu mwabonaga ko nakavura kare karimo karagwa bayita imvura yo ku mugongo naje ndavuga ati uyu mumama ashobora kuba afite impamvu adashaka kunyereka iwe yego sha ariko mu by'ukuri ashobora kuzakenera ubufasha igihe haba hari impamvu muraterekana hatareka sasa ndavuga ati nanjye ntago nakwereka na ndavuga ati fata inzira nsubire iyo mvuye ntamenya ahantu Innocente ataha ndabati wapi ntago bishoboka kavura kari kugwa ahubwo wori kumusakuriza ngiye muheruka kubera niba ari ubukene niba ari iki ngiye muheruka ahubwo ngo yabaga mu mujyi wa Kigali bukiye ngo baruyenze bukiye ngo bagihara none ageze Bumbogo ararembye none nje ndavuga nti ntago ndi buze gutaha ntamenya ahantu uyu muntu ataha nageze muri quartier ko duhure pfo ku muhanda wumve ngo urugendo rwo kuvanga ugera ahantu ku muhanda abana cumi ahantu ugera ku muhanda ukoreye ibigori dukoresheje isaha n'iminota 12 no dukoreshe kugira ngo tugeranga se wanayibaze nayibaze abantu batsindagije ngewe pe noneho muri ako kagoroba imvira iri kugwa arenga mpinguka nese wamubonye umva se ndangije mbona igipangu yinjiyemo twaciye ahanga nagarukiye ahanga muri Bumbogo mu migozi no mu mateke no mu niho nitsimbye mbona araza mbona amanutse kwa karaga pangu akaye ako atuye ahantu haba ariko atuye ahantu haba ufite amafaranga ariko urabona iyi sake nese sizo mu cyaro nyine uzi guhamagara inkoko wageze ujye gushondesha inkoko ngiziri gushondesha no kugira akazi inkoko ntago arize neza abaturanyi gushondesha inkoko urabizi gushondesha urabizi ntago nzi kuzihamagara ariko gushondesha ntago iyo mbizi ntago we twigana umva wakunda umuntu yazindukanaga inkoko mu gitondo akayijyana ku isake ntago byo mbizi nyoko akayiterera ngewe ndi guruguru sema kugira inkoko bayihamagara oya kurya hamagara nk'aba muturage sika nawe wajya ngo uvuke Bumbogo ngaho urebe kwitaba ariko ngewe yahitse nkebuka none sibyo nyiganyemo guruguru nyine ni inkoko hari n'umuntu ryitwa Kambabare ntago mwese inkoko umuntu n'ubugira ngo yitwa guruguru nese mwana turagarukira shashumi yanjye yekize buretse ntusige mwana ntusige ndabona ahantu batuye ari habi haho hejuru se ninzamuka nkarengamo hariya anahindukira arambona nguma hara nzamura umutwe gutya gusa
wazamuye ijisho n'umutwe ubiboneraho subwo hehe sha hehe wa hano badahiye hano se mpamvu cameraman ugiye gukuraho kamera banze checking neza niba ari igipangu yinjiyemo azakinjira mu gipangu cyawe mise mwana ngo ntago uri kwibeshya harimo n'insina muri Bumbogo tabeshye amahirwe hahandi natekereje niho none se niho cyane nagura beshye utangiye kuvuga cyane navuga ngirijwe ry'abantu ntago ngirijwe ry'impyisi kireka mvuga ijwi ryumvikana n'abantu baryumvisha ese kugenda gake nese ntago yarabisha subone ko tunifunguriye nyine ntago yafungura ko tumugoye gitumo wa kintu none se etse mbanze yewe umpa niho kano kanda kazi yemwa usika kano kana nkaze wakine yo hamena urawakana we oya ntudutuke nuvuga ngo tuburano ndajya no mwana none numva narabashatse ndababura ese karibu bune sobanura icyo bundi urakoze kano kana disi ngaruka kera akana ngwino suza kakasha kuno mwana uri kumuhamagara kandi ari ngiye yakunze uraho neza wa mwana we tungura umuntu nuko bigenda umva nyine wakana we acha cyo nzi cyo nuko mama wari akoze ko numva ari kudutonganya no mu meri tugize amerego tukababona ndi gutonganya nyashya namujije kuzongera kugakuwa natse umungu ngera nyene no mwana byawe na nyashya nago mbizi ko nyene kure kana yego wakaremeza bite uriga se uzi Kinyarwanda uzi Kinyarwanda vuga numve witwa Agani uri umuntu w'umugabo numva kuri umupapa nawe wakintu ntabwo narishwa neza kandi niko kashimije kurenza uyu mugore ufite urusaku ariko umvase ako nyacya kwa gukunda akunda umuryango wo kwa Innocente kuvuga yuko yarisamukiye uyu mugore wagira ngo yigeze abo umuyede ahora mu kazi ko atavuga ariko yende kumwe n'akakana niko nikundiye abandi nimwe komereza naraje gake cyane urenga mingo akavura kandi ukamereye nabi mbona winjiye muri gipangu bavuga ati ntabwo ndi ariko nyacyo uyu mugore kwagira isuku nubwo ari umukene ariko sije kandi kuzogesha umucanga kuzogesha arangwa n'isuku ese nakubwiye ngo tapeyisi yewe waretse ko ari njye baye karibu njyewe hajyati ndi mama papa ariko mba nambaye nk'ababyeyi ko mba ngiye kureba abana nabuze ngiye nambaye za pantaro ntago nababona bankwepa nanjye narinzanye umubyeyi umwana we bakujye nawe naharabutswe avuga ati reka muza ari kwawe ikibuni kiri ngo ukundi uhita wiha n'intebe kwicara muri etaje nukora ako ngiye mbona urugo umbase ukuntu mbona uru rugo uyu mugore nta nubwo atanga intebe nitwe tuyiha ko twisanye nitwe twisanye asha ngo none mwa musore wanjye
isubundi niko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa sha uri umuhungu vuga ngo ndi umuhungu cyangwa uri umuki uri umuki uri umuntu w'umugabo mama wa nuweza mama wa nuwe abajadambura ngo mama yango yoza amadomoro ngo mama yango yoza amadomoro ngo domoro sha twari turi aho ariko narababuze pe utambwira ko wagiye hahandi twabaga nagiye Bumbogo urumva ndazunguruka Sinasaba kurangiye ko turi mu kibuga sibo nyashya nyashya burana nyashya meze nka netapene n'uvuga ngo ngiye nakoze umunwa umubyeyi ari igihe twageze sibyo mu mabapa tuhora mu marira mu mibabaro mu miguruko ariko nicyo gihe twakigeze ngo twishime noneho dusurane turabana bari kumwe abantu bari kumwe hari ikintu gutwaye bimukiye Bumbogo yose kandi yari yaranagushatse ariko umva n'umugabo ngo na telefone yagiraga yanayimugure nubwo atari hano niko ntaheruka ariko ngo yamugure telefone amakuru ndafite muravugana niko urumva sinkubeshye mu mapampe iki gikorwa mose ndabizi neza katari cyo Uwiteka agiye umugisha ahubwo amen amen ni ngombwa ngo mvugira amen wakira urambonera umusore mvugira amen sha what is your name teacher umva kukanariko ako umva nyashya wa kintu mu kigande teacher bamwita ngo iki mu ruganda Gatonda teacher Gatonda teacher ni Gatonda mwana ko mbona afite ubwenge nko bwa nyina uzi kuririmba Gatonda tambura nanjye zoririmba naririmbe tambira Jehova nibyo yarabizi se yarabizi jari kese amakuru yagiye ku ishuri uyu mugore ntabwo bishoboka ntabwo yabyara umwana udafite ubwenge ntabwo yabyara umwana udazi icyongereza cyangwa ikigande ntabwo bishoboka oya nta kibazo rega twebwe buriya urumva twebwe ibyo bindi byo nta kibazo ahubwo bagakwiye kuzifasha kubikuba none se oya ngewe ntabwo amafaranga ntabwo naje gusakaza ko koza ibyombo we nuba ugashaka hari ibindi ushaka oya ngewe naje kureba uno mwana azi Gatonda teacher Gatonda teacher ubwo rero niba uje koza ibyombo ngewe tsindi Gatonda teacher niba nyashya ngo bara 1 2 reka dutangire 1 si mwana ko mbona uyu mugore kubyarira abana bakagira ubwenge 4 5 6 7 8 reba hano twigisha atanye no kutegeka abaha ngo boze neza 9 10 ibintu by'amagambo ashize mwana aragitsinze niko ibyo bintu kuko uyu mwana afite twagiye 1 2 3 4 5 go uri umuntu w'umupapa cyane niko 6 9 10 ariko kugihuruza harimo ubwenge mama I love you mama I love you mama bivuga umureba sha murebe hari mubwire I love you mama I love you mama
bivugene twagiye kubivuga ngo I love you mama twagiye noneho I love you mama wovuga nawe urumugabo nakonye ewana ngoje nufashe mama ko bibi uzi gukuba ngoje nufashe bibi simbonye ari kumutegeka atogeje se ahubwo uyu mwana akaza wakintu ati nanga ntago wahoje se uyu mwana ni we furaye niwe furaye ariko afite ubwenge afite discipline yarizararuha ngo tirimbira tambira Jehova ngo uzi gusenga ngo dusengere umva peti Asha harya mwana yitwa Asha iyi mwana abantu rero njye mfite ibihanga ntabwo nabasha kurivuga gatete yawe Asha ngo witwa Asha cyakora urugo n'urw'umugisha urugo n'urw'umugisha uyu mugore yarasenze ngo yarasubizwa yaba yibereye mu rugo ariko uyu mwana ntabwo namuherukaga pe uyu mwana sinamuherukaga ahubwo muheruka ari gatoya ari agahinja ariko niyo mpamvu babyeyi ndabumva abantu gatoya yarafite amezi 12 harya amezi 12 asobanura iki ntabwo mba mbyibuka sha simba mbyibuka ikintu amezi 12 asobanura none umwana azi kuvuga Judy ni igiki Judy terejwe ukagira ngo ni umugabo uri guterura sima kagira ngo arimo araterura sima sha wabibonye fomu nigita twagiye fomu tawo ariko uyu mwana yari afite indimi nk'iza abashinwa ngiye muri aba yacaze mwana afite amajwi mikoro korofone ayita go cyakora ababyaye abana nituganire ino sabe imeze bite wakoze urugendo rero urabizi ko kugera ngaha bitaba byoroshye mubyeyi nyine yaramusuka manani mayisha manani nubwo ari mu kazi simpamva ariko nyetse abana turi kwiganira ibyacu nabo mugende kuganira ibyacu oya turaganira ibyanjye umukobwa wanjye yewe umva naragenze bigira imyenda ndayita mu muhanda bigira inkweto ndazisiga nabwo ndigenza amarenge kuko ibumbogo n'ibidanje wakintu munagenda akaruha agashyuha ibirenge noneho nta n'itike nari mfite pe naje n'igare twagiye igare ngo vaho duterere ngo vaho ngo duterere urumva ubwo ni ukuri njyewe ndishimye cyane kandi nshimira n'abantu bandeba uburyo abana n'umuryango wanjye niyo nemera nkavuga ndagenda nterere imisozi umva ariko kamubwira wa mukobwa bwiza genda neza ko abantu bajya bamwumva nyine
bajya bavuga ngo abantu beza ngo bagira ngo abakobwa ngo b'inzobe ngo bagira umwanda kumbona uri inzobe ukaba ugira isuku kuko ngo bazi ko bahora bakeye ngo koga habe ngo urekareka ngo urumva ukeye uburyo wareka gukora abasore ukagira ibidego ubuya ngo bahora inzobe sinzi ariko wenda bano tugira isuku ni isoko ariko nuko nguko muje mukansaba nk'amazi sigiye kubirariraho y'amazi ngo nijibu ntayo ngira sindi buyende ngo ngande ngo mbaha amazi ya cyane uzusaba amazi yo kunywa usanga yose mu kigezi isumukara ariko shaho ufite urutako afite urutako nyacya niba buri gihe umusore umenya ari itako uri kuragira urumuroko ntago wabinkora ni ukuri njye nashimira abantu cyane nshimira abantu barera abana neza kuko uno mwana murabona ni umwana muto cyane afite uburere ariko ikintu umubwiye arakivuga uko yacyumvisha ni ukwiga nanjye kwisubira kwiga ndabisabye mu ntera inkunga ntamenya rivani ifite yo kujya kwiga niba nzigira ubuntu niba nzigira amafaranga niba nzigira amadora nkeneye ko bimeze bitse uyu mwana afite ibyongereza bya nyina ngo wayiti bebi bise biceceka ntacyo nshinja imana buri cyambere mu bifite umwuka igihumeka uza abantu benshi bashyinguye ni benshi cyane abari muri balkoni abakoze impanuka kuba twebwe rero tugihagaze utagiye mu kazi ari nyine haraye po ku muhanda ariko uziko harimo isaha hafi n'iminota 15 kugira ngo ugere anga uvuye kotsa ibigori haraye hepfo Krize ndimo sinyemerera kujya kotsa ibigori ntabwo kujya kotsa ibigori urabona umwana nta muntu namusigira hano kandi uyu mwana ukuntu akubagana samusigira abaturanyi wasanga bamukubise bamuhinamishije genda ajya mu masafuriya agira ati byose abisakura umugabo se bimeze bite se yagiye guhinga ibumbogo barahinga bahinga amateke y'ibirayi nigeze ngiza nyine hari imirima nagizeho namwe muwufite kera nyuze ahantu hari imirima niho nanyuze hari imirima hari ibirayi amateke ibijumba nagize ngo harimo ibyabo kwanza baracyari kwa kundi turagira ngo nyine dusubire wakiri kare umuntu afite n'akandi kazi agiye gukora ariko ntabwo wabura ikintu ubwira Innocente empfa ikintu ntabwo yari komana yanjye mba nakoze urugendo Innocente ni ukuri ndagushimiye cyane umugore mwiza ugira isuku ubukene bwawe cyangwa ubukire bwawe reka burya umuntu n'ubumenyi bye cyoze ariko wagiye wambara igitenge ntacyo ugira nabifuza ariko ngira kimwe cyo kwanditse umuntu nacyo cyara nabyo nabonye ngende nirebera uriya mwana nabonye ko bari no gupfa nacyo cyaracitse simba nakino umutobo wacu cyarana kirimo umuco ahubwo mubi none kitaracika ahubwo kukuremera ntago bigoye ego n'umugore mwiza umuntu yakuremera na byose mwana we nukuri tukwemera nk'umugore wa Kenya ariko ufite umutima w'abantu ufite ubwiza inyuma n'imbere nibyo nkunda kuvuga kuba umuntu ubuzima bwose umuntu arimo ntago bumuha kwirata nese ko wogira mwibase nk'umwana ndi kujya amazi n'imikorofo ko mumenya muvoma kure byakare uje kunsezerana cyane abayishimiye abashyitsi data mperekeza twitare sibyo vuga ngo kaka ngo ndagwerekeje sibyo amahirwe tukahamenya kaka ndagwerekeje kandi musori nimba byakubangamiye wenda tubateje tutakubwira
sibyo natwe tuba dufite impungenge z'ahantu uri tuba dukeneye no kwamenya ndabizi neza ko ntacyo waduhisha ese ko utari kwinyuguza amata woga womo ukisiga isabune yoga womo ukisiga isabune kandi rwose bagukunda baba badukurikiranye umunsi ku munsi barabatubaza asigaye rero twebwe twongere tujye gufata utugare haraye tujye muri gare nanjye ni gare naje nta moto ngiye ni gare ngo vaho tugeze ahaterera nanjye mva ahubwo reka njye mva kanjye ahubwo mbe njye kambanze magarika abanyonzi tugenda umugore avuga atuje ubaha umwana wawe kandi umuha uburere bukwiye ku buryo utazajya umubona ukavuga ngo ati uyu mwana bakavuga ati umwana no gusa erega nubwo abana bananirana akenshi na kenshi ababyeyi babigiramo uruhare nsigaye mbona ababyeyi umwanya bawuha amatelefone bawuha amasosho media bajya ku ma WhatsApp bajya ku ma YouTube ugasanga umwanya wagahaye umwana wawe uhaye ibindi kandi buriya aba bana bashimishwa no kubona uri kumwe nabo akureba mu maso mugasangira mu ibyo kurya mwabibonye waba uri umukene waba uri umukire hagacira umwana wawe kuruta uko akazi ni keza ariko umwana azi imbere amaraso yawe kuko iyo yakuze kubona umwana ari kunywa itabi akiri mutoya ku myaka y'icumi azi itabi birababaza cyane kandi buriya mwana apfira mu iterura umuhaye umwanya ukamuhanura umuganiriza bituma umwana wawe agendeye kuri ya magambo wamubwiye buriya aba bana barumva cyane kuko bamubwira ati iki kintu ni kibi bamubwira ati guca igitabo ni kibi ntabwo ashobora kugica ntabwo bishoboka rero ababyeyi ubushobozi buke mufite haba ubushobozi bwinshi haba ubushobozi buke mwite ku bana amen rwose kuze cyane so rero we wari udukurikiranye uri mu mpande zitandukanye z'isi reka ngushimire ku mwanya wawe ufashe ukahereza amaso ibyacu cyangwa se kwita ku byacu ndahageze namwe murahabonye ntabwo twinjiye mu nzu ariko ni hano hirya ndi kubona ahantu yakuraga ibintu by'amabuni n'amajerekani ni hano nta kibazo kandi turabishimye Imana iguhe nta kibazo so Imana rero kumpera umugisha ukomeze gutekereza byinshi kandi muri no misiri kukubwira ijambo rikomeye cyane kukubwira ngo shaka urwibutso Imana izakwibukiraho igihe uzaba ugeze mu makuba ese wicaranye iki kuryo ushobora kugera mu makuba ukoze nk'impanuka uhuye n'ibyago runaka ufite iki wakibutsa imirimo ki ufite wakibutsa Imana ukayibwira ati kuri uyu munsi hari icyo nakoze ku muntu runaka cyangwa se hari icyo nakoze ku bantu runaka Imana ikakwibukira aho ngaho so amaso yawe araguha nimba ari kukubwira murebe nk'igitenge afite dore ngikiriya akamera amashyiraho kamera umuntu w'umumama ufite igitenge kugira ngo murakibona cyo cyarapfumutse kingiye cyo si mubibona se cyaratobotse kugira ngo murabibona ntago ari amakabya nkuru n'ibintu mwibonera ufite ibitenge birenga 20 wambara cyangwa 50 umuntu umwe afite igitenge yambara ahozamo buri munsi cyapfumutse hari icyo wakora nyamara Imana ikazakwibukira ku mirimo wakoze shaka ubwibutso nshuti mwene data Imana izakwibukiraho ku munsi w'amakuba Imana ikumpera umugisha kandi nawe Innocente ndagushimiye byatangiye nawe ugira ariko nta kibazo ndabizi usakoze uryo kunjye ko mwabaneko oya ntaki wenda kubwiye ngo nzakwibwira ntabwo ari kuzambwira kuko iki sana ari kubwira reka turaganira noneho kamera itariho so Imana rero kumpera umugisha bye bye